ariko seja ubu koko niki wamburanye ku buryo ki ujya kunca inyuma inshuro enye zose? Wanciye inyuma inshuro ya mbere ndakwihanganira, inshuro ya kabiri umutima urampatiriza ankomeza kukwihanganira, inshuro ya gatatu nayo iragera umutima urambwira uti komeza wihangane ja azahinduka. None koko no ku nshuro ya kane urongeye unca inyuma, ubu si ibi ngibi njye naba ndimo byaba ari urukundo? Uyu ni umunsi w'inkuru idasanzwe, ni inkuru y'urukundo, kwihangana n'uburyo umuntu ashobora gukunda nubwo rwose yacibwa inyuma inshuro nyinshi zishoboka. Uyu ni umukobwa witwaga Aline n'umusore witwaga Jean. Urukundo rwabo rwari rufite imbaraga nyinshi cyane, ariko si byose byagiye bigenda neza mu mubano wabo. Akomeza urebe iyi video kuko ibyo uraza kumva biraza kukubabaza, ariko kandi biragufasha kumenya agaciro k'urukundo nyakuri no kumenya imbaraga umuntu akwiriye gushyira mu rukundo rwiwe n'uwo bakundana. Jean na Aline bahuriye mu mashuri yisumbuye ku buryo bwari bwihariye cyane, dore ko batangiye kuganira ku buzima bwabo, umwe akirekura akabwira undi uko yiyumva, nyuma bagenda bakundana buhoro buhoro. Aline rero yahuye na Jean mu gihe rwose yari afite ibyifuzo byinshi, aho yibazaga ati ese koko wa mugani njye nzabona boyfriend ryari, ako nkeneye umuhungu untetesha akamfata neza, nanjye nkiyumva nk'umukobwa ukunzwe. Muri icyo gihe rero Jean nawe yari umwe mu batipe bakomeye cyane aho mu kigo, dore ko yari umuhungu w'umwizerwa, umuhungu ubona ko usobanutse ndetse unafite gahunda, buri mukobwa wese yifuzaga kuba yakundana nawe. Nyuma y'uko rero bahuye bakaganira ku buzima bwabo, inzozi zabo ndetse no ku hazaza, byari urukundo rwose ruryoshye rutarimo amanyanga, buri umwe wese yarebaga akumva rwose nyine nawe yarwifuza, ukabona nyine Jean ukabona na Aline ukavuga ati kabisa agakupure ni aka ngaka. Urukundo rwabo rwari ukuri, ariko mu by'ukuri ibyabaye nyuma nibyo byakomeje kugenda bitungurana cyane. Umunsi umwe nibwo Aline yaje kumenya ko Jean yamuciye inyuma bwa mbere, ni inkuru yamubabaje cyane, amarira guhera ako kanya yahise atangira gushoka mu maso, acika intege nyinshi cyane, ariko umutima we w'urukundo ugakomeza kumushishikariza gukomeza gukunda Jean, dore ko rwose yavugaga ati nta kintu n'iki na kimwe gishobora gutuma nanga Jean, kuko ni umutipe mwiza, ni umutipe ugerageza kwiyubaha, ni umutipe ubusa neza, kandi iyo tuganiriye mba numva afite intego nziza ndetse ananyifuriza ibyiza. Aline rero yakomeje kwihanganira Jean, mu by'ukuri nubwo bitari bimworoheye, ariko mu by'ukuri yibwiraga yuko urukundo rufite imbaraga nyinshi, ndetse ko rwose Jean azahinduka akarenga ku makosa yiwe, noneho akongera kumukunda neza, bagakundana nta kintu ukibababaza kiri hagati yabo. Gusa ibyo Aline yibwiraga umunsi ku munsi ibyagendaga bihinduka, dore ko ku nshuro ya kabiri nta kwezi guciyemo Aline yaje kongera kumenya ko Jean yongeye kumuca inyuma bwa kabiri. Uyu mwanya wo Aline yananiwe kuwakira, dore ko umutima we wahagaze cyane, aho yatekereje agira ati ese koko ubundi uyu mutipe ndakomeza kumukunda cyangwa nanjye mbe namureka, sinjye njyenyine uzaba utandukanye n'umuhungu twakundanye. Gusa mu by'ukuri urukundo rwakomezaga kugenda rumusunika, rukarushaho kumwemeza ruti Jean wimureka akomeza umukunde, nubwo ari muri ariya makosa, ariko nyuma mu by'ukuri azahinduka. Aline yibwiraga ko rero urukundo nyakuri mu by'ukuri ruhoraho, kandi ko rutajya rusubira inyuma, agakomeza kwizera yuko Jean azahinduka, mu by'ukuri we agakomeza kumwereka yuko amukunda ndetse anamufitiye icyizere gikomeye cyane, ko amakosa akomeza kugenda amubaho nyuma azakosoka. Ibyabaye bwa gatatu byo biteye ubwoba, navuga yuko ari n'agahomamunwa. Ubwo Aline rero yari yicaye yiturije, nabwo yaje kongera kumenya yuko Jean yongeye kumuca inyuma, noneho rwose akanamuca inyuma ku mukobwa wari inshuti ya Aline aho mu kigo. Ni ibintu noneho Aline yabanje rwose kunanirwa kwakira, aratekereza aravuga ati ariko se ubundi uyu muhungu ameze nk'abandi bahungu, cyangwa mu by'ukuri hari icyo Imana ishaka kunyereka muri we? Ubu se kwaba ari ukungerageza kugira ngo ansabe urukundo ndumuhe, azi n'uburyo ki nanjye niyubashye, narangiza nca inyuma inshuro zirenga 3 zose? Ni ibintu byakomeje kugenda bibabaza Aline, ariko mu by'ukuri agatekereza kuba yareka Jean, ariko ku rundi ruhande umutima ukamubwira uti
oya ndabibona nibyo urababaye ufite agahinda ariko kandi urukundo rwawe ufitiye Jean nta mpamvu yo kugira ngo ruhagarikwe nuko yaguciye inyuma ku nshuro ya gatatu. Aline yakomeje kwihangana gusa buri joro rwose yabaga afite agahinda kenshi mu bitekerezo byiwe kuko umutima we wakomezaga kugenda ubabazwa ndetse rwose we akumva yabireka ariko umutima ukamubwira uti akomeza ukunde Jean nawe rwose ndabizi yuko azakugarukira kandi akakwitaho ndetse akagukunda by'ukuri. Mu by'ukuri Aline yakomeje kwihanganira ubugizi bwa nabi bw'uyu mutipe bakundanaga wakomezaga kugenda amuca inyuma umunsi ku munsi, ariko mu by'ukuri Aline akomeza kugenda avuga ati reka nihangane wenda wabona Imana ifitiye isezerano ejo nkazabona Jean ahindutse cyangwa se nkaba wenda ahari icyo nzerekwa cyangwa wenda ukaba ari n'umutego Jean yaba yaranteze kuko mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda bimbaho nta muntu n'umwe nigeze anabyumvana. Haciyemo igihe rero kitari kinini ahari haciyemo nk'ibyumweru nka 2. Inshuro ya 4 yo yaje ari indangiza muntu dore ko yari ikomeye kurusha izindi zose. Aline nabwo yaje kugira gutya yumva yuko Jean yongeye kumuca inyuma. Ahangaha za mbaraga yagiraga zo kwihagararaho zabaye nk'izimushyirana, ariko Jean mu by'ukuri we ntiyagira nyine icyo yitaho akabifata nk'ibintu bisanzwe, ukabona ko we mu by'ukuri bitanamubabaje cyane. Gusa Aline akamwereka yuko babaye, akamubwira ati ariko se Jean ubu kuko niki wamburanye ku buryo ki ujya kunca inyuma inshuro 4 zose? Wanciye inyuma inshuro ya mbere ndakwihanganira, inshuro ya 2 umutima urampatiriza ankomeza kukwihanganira, inshuro ya 3 nayo iragera umutima urambwira uti komeza wihangane Jean azahinduka. None koko no ku nshuro ya 4 urongeye unca inyuma, ubu si ibingibi nge naba ndimo byaba ari urukundo? Aline mu by'ukuri ahangaha umutima wakomezaga kugenda umusunika umubwira ati komeza ukunde Jean abitewe nuko wamugana urukundo utamenya ibyarwo. Ariko Aline yaje kugira gutya aravuga ati ni kenshi nakwihanganiye ngewe rwose ndagukunda, ariko ibintu ukomeza kunkorera ntabwo binyura umutima wanjye, ati rwose nta nubwo bigenda binyubakira amateka meza mu buzima bwanjye. Aline yagezeho akwihangana biranga aravuga ati cyaba cyiza Jean nuko rwose nakure kukikomereza ubuzima bwawe kuko amahirwe yose naguhaye ndabona utaragerageje kuyakoresha, nibura ngo wumva agahinda mfite ubashe kuba wareka iyo ngeso ungarukire. Jean cyumva ayo magambo yose mu by'ukuri we yabaga yimereye nk'umuntu uraho ubona wagira ngo nta nikosa yakoze, ariko aya magambo hari byinshi yaje guhindura muri we dore ko yatangiye kubitekerezaho cyane, yibaza ku buzima yababayemo. Mu by'ukuri adafite Aline niko kumusubiza agira ati basi Aline ndakwinginze ihangane umbabarire, noneho ntabwo nzongera kukubabaza nk'uko byagiye bigenda mu kindi gihe cyose cyagiye kibaho. Ndakwinginze mpa amahirwe ya nyuma wongera umbere umukunzi, mu by'ukuri ntabwo nzongera kuguca inyuma. Aline mu by'ukuri yakomeje gushishoza akajya ashyira ku munzani akavuga ati umuntu waciye inyuma inshuro 4 zose nkamwihanganira bwa mbere nkamwihanganira bwa kabiri gukomeza ntabireke, ndetse n'ubu ngubu akaba arimo ansaba imbabazi mbona ashobora kuzabirengaho kuko nkomeze mwihanganire. Aline mu by'ukuri byakomeje kumucanga, ariko ageraho aravuga ati nta kundi nabigenza, kandi no kuba nareka gukunda Jean nabyo ni ibintu nanone navuga yuko byanyicira ubuzima bwanjye. Aline yagize gutya ahereza imbabazi Jean aramubwira ati rwose ngewe ndakubabariye, ati dore ko na mbere nari mfite umutima ukomeye kuko numvaga nta wundi muntu naho umutima wanjye usibye wowe. Ndabizi ko rwose wakoze amakosa, atari kubwo ugize umutima mwiza ukayemera, niziye yuko uzahinduka, kandi rwose guhera ubu ngubu nanjye ndagukunda cyane. Jean cyumva ayo magambo yarishimye cyane, nawe aravuga ati ubundi wa mugani banza ari isezerano, kuko ubundi ntabwo kugeza aya masaha nakabaye nkiri kumwe nawe, kuko nagendaga niruka mu bandi bakobwa bakabaye barandaruye bakanjyana burundu, cyangwa mu by'ukuri nawe ukaba warantaye imbere, ariko nyuma yo kuguca inyuma inshuro 4 zose ugakomeza kunkunda, nanjye ndizera yuko nazongera kuguca inyuma, kandi ndabigusezeranyije. Urukundo rwarongeye ruraryoha, Aline na Jean barakundana, noneho Jean akajya habura kimwe cyose ahine, Aline nawe rwose
rwose akamufata nk'umukunzi we, bakomeza kwibanira mu buzima bwiza ndetse butuje, urukundo rwabo rukomeza kugenda rubaryohera bombi, agatoki ku kandi sinakubwira, aho basohokeye habaga ari ibyishimo gusa, ku buryo umunezero wabo buri umwe wese yifuzaga kuba yawureba. Mu by'ukuri burya ubuzima tubayemo hari igihe umuntu ahura n'ibigeragezo, yewe akanahura n'ibimuca intege, ariko burya ntabwo buri kintu cyose kiguciye intege kiba kivuze ngo ugombe uhite uryama urambarare ntiwongere kubyuka. Burya biba byiza iyo ugerageje kwihanganira ibigeragezo bikubaho, hari igihe nyuma haba hari ibyiza cyane, mu by'ukuri bizanakwibagiza bya bigeragezo byose wanyuzemo. Aline na Jean babera isomo rikomeye by'umwihariko umuntu uwo ari we wese uri guca mu bintu bikomeye cyangwa akabona abangamirwa, ariko mu by'ukuri komeza wihangane, igihe kizagera amateka yawe ahinduke, kandi icyo wifuza neza ukibone bitagusabye gusamara. Kanda subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu ngutegurira umunsi ku munsi.